Interinete ni kimwe mu bintu byaje ku isi bigahindura amateka y'ikiremwamuntu. Interinete kimwe mu bintu bitumye isi igera aho igeze ubu ngubu. Gusa nubwo interinete yaje yoroshya ubuzima, hari ikiguzi bisaba kugira ngo ubashe kuba wayikoresha. Gusa na n'ubu hari ikintu kitarumvikana cy'uko wakoresha interinete ku buryo bw'ubuntu ndetse kuba wakoroshya ubuzima nawe ugakoresha interinete mu buryo bw'ubuntu. Ese hari ibibazo ugomba kwibaza uti ese mu by'ukuri ibi bintu nibyo? Ese umuntu uzi interinete z'ubuntu ko ntawe nzi, ese ni iyihe nyungu akuramo? Ukibaza uti ese ubundi kuri iyi si ko nzi ko nta kintu cy'ubuntu kibaho, ese ni ibihe bintu mu by'ukuri umuntu umpaye interinete y'ubuntu akuramo? Ibintu byinshi ushobora kuba wakwibaza wowe wese usanzwe ukoresha izi application zitanga interinete y'ubuntu, ndetse nawe ukoresha izi VPN zigiye zitandukanye, waba uzikoresha cyangwa utazikoresha. Kurikirana iyi video ubashe kuba wabisobanukirwa. Niba uzikoresha umenye ati ese ibi ni ibiki nkoresha, ese ziremewe, ese niba zitemewe ni iki nakora, ese nahagarika kuzikoresha, ese mu by'ukuri wazishinze we agamije iki ko nkoresha interinete ku buntu nta kiguzi? Ese mu by'ukuri ibi bintu byo ni by'ukuri ni ibihe? Ese ni izihe nyungu zirimo? Ese njyewe mu by'ukuri ni izihe nyungu? Siruta n'aho nakwigurira megabyte zisanzwe. Njye muri kumwe ni Ishimwe Narcisse cyangwa se Narcisse Official. Ndaje mu kanya tubiganire. Ubundi mu busanzwe izi application zitanga interinete y'ubuntu abenshi bamenyereye ku izina rya VPN. Mu by'ukuri izina rya VPN cyangwa se mu magambo arambuye ni Virtual Private Network. Zikaba zaratangiye gukoreshwa mu mwaka w'1996. Wakibaza uti ese ninde watangije izi application zitanga interinete y'ubuntu? Izi application zikaba zaratangijwe n'ikigo cya Microsoft Employer, ikigo gikora ibintu bijyanye na mudasobwa. Wakwibaza uti ese izi application ni ikihe gihugu kizikoresha cyane? Igihugu kizikoresha cyane ni igihugu cya Switzerland, aho kizikoresha barenga mu miliyoni. Nk'uko twabibabwiye, VPN ni Virtual Private Network. Ubwo bishatse kuvuga ko ifasha mu guhisha amakuru y'ibanga cyangwa se kubitagaragaza umuntu uri kuyikoresha ku ba nyiri social media urimo urareba. Ese nanone wakwibaza uti ese kuko ibyo bintu ni ukuri VPN yifashishwa mu guhisha amakuru y'ibanga cyangwa se bitagaragaza umuntu urimo urayikoresha? Nanone wakwibaza uti ese izi application kuzikoresha biremewe? Igisubizo ni oya. Impamvu ihari ni uko igihe uri gukoresha izi application zitanga interinete y'ubuntu abenshi bamenyereye nka VPN, ni uko ba nyirazo buriya baba barimo barakontorora telefoni yawe. Ni ukuvuga ngo ibintu byose uri gukora baba bari kubibona. Mbese mu by'ukuri telefoni yawe baba bari kuyikontorora mu buryo nawe utamenya, baba babifiteho access yewe na ndetse ku buryo byafata n'indi ntera bakaba banaguhakinga. Ariko ibyo ngibyo biterwa n'ukuntu nawe uzikoresha. Ubundi VPN hari application nyinshi zitajya zemera. Ni ukuvuga ngo application nyinshi zijyanye n'ibintu by'amafaranga, ko ba nyirazo bazi nyirizo application z'amafaranga kenshi zifashishwa mu kohereza amafaranga, ntabwo baba bakeka ko umutekano w'izi VPN uba wizewe, kubera yuko iyo uri kuzikoresha ibintu byose baba babibona, access baba bayifite kuri telefone yawe. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora byose baba babibona. Icyo nakugira inama niba usanzwe unazikoresha, irinde kwandika username cyangwa se password igihe urimo urakoresha izi VPN, kuko mu by'ukuri telefoni yawe baba bari kwigenzura, ibyo ukora byose baba barimo barabireba. Ubwo ni ukuvuga ngo impamvu izi application zohereza amafaranga batemera izi VPN ni ukubera yuko umutekano wazo nyine uba utizewe, ndetse ntago amakuru yawe nyine aba abitswe mu buryo bw'ibanga. Ikindi kandi kuri izi application ikintu cyinshi mutari muziho ni uko zica batiri zikaba zayangiza. Akenshi nk'abantu bakoresheje izi application kuri izi telefoni ntoya kugira ngo barabibonye, abenshi batangiye kubona ingaruka nko kwizimyazimya kwa telefoni ndetse no kugaragaza ubundi bupfu. Mu by'ukuri
izi application kugira ngo umenye ikintu kenshi zigendeyeho, akenshi usanga zangiza telefoni y'umuntu, ariko kenshi bigenda bigaragara uko iminsi igenda ishira. Mu by'ukuri ushobora kumva ko ibyo ndi kukubwira ari ukubeshya, ariko mu by'ukuri telefoni yawe ugenda yangirika gahoro gahoro. Niba ari telefoni ifite RAM ntoya ngira ngo utangiye kuyibona, niba ari telefoni ifite RAM iri munsi ya 1 ngira ngo urabibona ko umuntu ufite telefoni ifite RAM iri munsi ya 1 ndetse akaba afite na batiri iri munsi y'ibihumbi 3, iryo batiri mu gihe kitageze no ku mezi 5 aba yatangiye kuyibona ko telefoni ye itangira kwizimyazimya, kwikamisha bya hato na hato, kugenda gahoro cyane. Kandi mu by'ukuri igihe mbere yakoreshaga izi VPN cyangwa se atakoreshaga izi VPN ntabwo ibyo bibazo telefoni ye yazigiraga. Nawe rero ushobora gukeka ko ibyo ndi kukubwira ndimo ndakubeshya, ariko mu by'ukuri telefoni yawe wenda ishobora kuba ifite ubushobozi, ariko ingaruka uzagenda uzibona gake gake, kuko ntabwo igera muri telefoni ngo ihite yica, ahubwo intego yayo ni ukuyica gahoro gahoro. Mu by'ukuri izi application ni application zifite imbaraga cyane, ku buryo niyo uyishyize muri telefoni ifite imbaraga mu by'ukuri bihita bigaragaraho, igatangira kugenda gake, kwikamisha bya hato na hato. Ubwo rero mu by'ukuri niwe ugomba kwifatira umwanzuro, ugomba kwihitiramo ikikunogeye, ikikubereye ndetse n'icyo wumva cyaguha umutekano kurushaho. Izi application kandi mu makuru dufite ko bazikoze bagendeye ku kuntu izi telefoni zimaze gukwirakwira ku isi, bashaka kuba bazigabanya ndetse bakaba bashaka isoko nyine abantu bakagura inshyashya. Ubwo ni ukuvuga ngo baba bakeneye yuko telefoni yawe ishobora kuba yapfa, then warangiza wowe ukajya kugura izindi. Ni ukuvuga ngo nyine bakabona abakiriya bagura telefoni, kuko ni ukuvuga ngo niba ufite telefoni imaze imaranye imyaka 7 cyangwa se irenga n'5, mu by'ukuri nta yindi telefoni wari wagura nyuma y'iyo myaka. Ngo ni ukuvuga ngo bo bakeneye yuko iyo telefoni ishobora kuba yapfa cyangwa se ikagira ikindi kibazo. Ibyo ni ibintu bisanzwe ngira ngo abantu bazikoresha kuri telefoni zidafite imbaraga ubu rwose ari telefoni zikwama burundu, igakwama cyane burundu ku buryo nta kindi kintu wayikoresha bitewe n'izi VPN. N'ugomba kwihitiramo niba ushobora kuba wakoresha izi VPN cyangwa se ukaba wakwikomeza kugura megabyte. Mu by'ukuri gusa niba uhisemo kujya uzikoresha, menya ibi bintu, menya yuko telefoni yawe uzagenda yangirika gahoro gahoro nubwo bitagaragara nonaha. Menya yuko makuru yawe batari ibanga, nk'uko mu by'ukuri izina rya VPN ari Virtual Private Network, ahubwo nubwo aba ari ibanga ariko ba nyiri ziriya VPN baba bayafiteho ubushobozi bwo kuba bayakoresha icyo bashaka. Ubwo birumvikana ko aba atari ibanga. Gusa nanone inama nakugira mbisubiremo, igihe urimo urakoresha VPN irinde kwandika password ndetse na username, nko kwinjira kuri social media zawe cyangwa se kujya kuri konti ukandikamo username ndetse na password uri gukoresha izi network z'ama VPN. Gusa nanone indi nama nakugira niyo kwirinda kujya uzikoresha cyane, mbese ukazikoresha gake gashoboka. Irinde kwandikira umuntu kuri WhatsApp cyangwa se ahandi hantu hasanzwe. Igihe uri gukoresha izi network irinde kumwandikira umwirondoro wawe ndetse n'andi makuru yawe y'ibanga. Mu gihe waba ugiye kumwandikira ibyo bintu, mu by'ukuri ni byiza gukora izo network za VPN cyangwa se izo megabyte z'ubuntu ukaba uzihagaritse, ukabanza ukagura megabyte, ubundi wasoza kohereza aya makuru y'ibanga cyangwa se inshuti yawe ugiye kohereza amakuru y'ibanga wasoza kubyohereza, ugakomeza ugakoresha internet y'ubuntu. Mu by'ukuri izi internet z'ubuntu cyangwa se izi VPN hari ibihugu zaziciyemo, hari ibihugu utemerewe kuzikoreshamo, ndetse kuba wazikoresha bikaba byahanwa n'ibindi byaha, ukaba wafatwa nk'umuntu w'umugambanyi cyangwa se nk'umuntu wakoze ikindi cyaha kubera gukoresha izi VPN. Nubwo muri rusange izi VPN kuzikoresha bitemewe, gusa mu Rwanda ntiharaza itegeko ribihanira, ntiharaza itegeko rivuga ngo kuzikoresha ntibyemewe. Ku bantu bose badukurikirana, byaba ari mu Rwanda
mu Burundi ndetse n'abandi bose babasha kumva ikinyarwanda. Turabizi ko muri benshi, ariko zirikana yuko VPN niba igihugu cyawe byemerewe kuzikoresha, nawe ukaba ufashe umwanzuro wo kuzikoresha, komeza wikoreshereze. Gusa icyo nkoze nkubwira ibibi byazo ndetse n'ukuntu nyine zangiza telefoni, niwe ugomba kwifatira umwanzuro ndetse ugahitamo ikikubereye. Igihe mwari muri kumwe ni Narcisse Official, ndabashimiye cyane. Nkaba nkusaba gukomeza kubana natwe, ukora follow kuri iyi page yacu kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro by'ingenzi kandi ibiganiro byiza. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri iyi video. Nkaba ngusaba gukora comment ukambwira uko iyi video wayumvishe.